Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ni nawe umenya ibidukwiye kuko ari we ugena byose. Ejo bundi yari umunyakenya wavuze ngo mwanaume mzuri ngo ni yule munyakorangata. Yesu we. Urumva Bantu badukurikiye Rangata na ahantu dushingura inaha muri Nairobi, na ahantu dushingura Nirimbi. Yesu we. Arabivuga ngo mwanaume mzuri ni yule mwenye akorangata. Hao wote wako hai wameisha. Nanone ejo saa sita umugabo arazituka mama. Papa aramwihorera agenda gura inkone. Ariko agenda agasinda kaza papa aravuga ati nta by'inzoga. Yego. Yaramukubise ndavuga nti niyo mbyibutse ndavuga papa wari umugabo. Rwose. Abaturage barazatera nagukubiti. Kuko warabazengereje umutukira umugore yaramutukaga akavuga n'amafaranga bakoye mama n'inka nibyo nuko bagiye bwa mbere yari umuntu w'inshuti. Ikaze mwese abo turi kumwe hano kuri YouTube channel, nk'ibisanzwe ni Hirwandi Clary cyangwa se Hirwandi Clarisse. Nkuko umwaka ari mushya n'ibintu byahindutse byabaye bishya, nkuko mumenyereye ko tuba turi kumwe n'umutware wanjye tubaganiriza ku buzima bwacu n'uburyo tubayeho hano muri Nairobi. Ariko uyu mwaka watangiye dushaka kuzanamo utundi tuntu tudasanzwe, tukajya duhura n'abantu tukaganira, mbese bintu byiza kandi bishyashya. Nabyo ndabizi neza ko bizabanezeza, ariko bitavuze ko na bya bindi twayaga tubahereza nabyo bivuyeho, nabyo bizajya biba bihari, ariko twongeyemo ibyo ngibyo. Nuko rero mudushyigikire kuri uyu munsi. Rero ndabasuhuje mbifuriza umwaka mushya muhire. Nkaba ndi kumwe n'umutumirwa. Nabazaniye umutumirwa kandi ndizera neza ko biri bubanezeze. Ni umumama mwiza cyane, umumama w'umutima mwiza witonda, umumama w'umunyabwenge bwinshi cyane. Ngewe ndamuzi, ni inshuti yanjye, ni umunyabwenge, afite ibintu byinshi byakubaka abanyarwanda muri rusange, umva n'abandi bose bumva uru rurimi tuvuga. Turwaye ikaze rero, nubwo n'ubundi wisanga. Ni karibu mama Gogo. Murakoze kunyakira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ndo umugisha kubera yuko uyu mwaka ari giye mushyitsi wa mbere ugeze kuri channel. Rero ndumva ari ikintu kidasanzwe. Ndabyishimiye kandi murabizi ko mbakunda. Ngira ngo wababwiye uko nitwa, ariko nitwa Uzamukunda Goreti, niyo mpamvu bakunda kunyita Gogo cyangwa mama Goreti. Imana rero iduhana umugisha. Nishimiye kubana namwe. Karibu cyane. Natwe twishimiye kubana nawe, turagukunda cyane. So nkuko nabibabwiye rero, ni umumama w'umunyabwenge bwinshi cyane. Clarisse. Ndakwemera ngira ngo urabizi. Murakoze. So rero hari ikintu nshaka ko tuganiraho kuri uyu munsi. Hari akenshi ngiye iryo jambo naryumvishe ngeze hano muri Nairobi, ryumvana abanyagihugu, ariko nyuma yaho hari ikiganiro nigeze kumva kivugwaho nyine n'abantu duhuje ururimi. So nabo basa nk'abaganisha kuri iryo jambo. Ijambo rivuga ngo all men are trash, ngo se ngo abagabo bose ngo ni umwanda. Ijambo waryumvanye umuntu ra cyane mu kanwa ke rivamo umumama. Ngo yahuye n'abagabo bangahe ku buryo hata abantu bose akabagira umwanda. Simbizi, kambwira ngo all men are trash, ngo abagabo bose ni bamwe. Hari n'ahandi narindi n'umuntu aravuga ati abagabo bose ni bamwe. Nkatekereza ko wenda hari ukuntu tuba tubyumva bitandukanye, yaba ari abo babivuga gutyo bafite uko babyumva, yaba natwe. Ese koko mbaza icyo kibazo. ahubwo njye numva utarambaza uwo muntu yashakishwa
agahanwa cyangwa se akaganirizwa kuko ashaka kuba afite ikibazo wenda yatewe n'umugabo we. Yego. Ntabwo wafata abagabo ni abantu bo kubahwa. Abagabo ni abantu tuboneramo igitekerezo cy'Imana. Abagabo ni abantu baremwe mbere. Abagabo ni ababosi bacu. Abantu bangize utuke umugabo harimo so. Nicyo gihe nawe narabimubajije ndamubaza none se nuzi ko abya n'umugabo arambwira ngo accept my father ngo ukuyemo ngo papa wanjye ngo yarirengeye ngo ariko ngo abandi bose ngo ni trash. Uretse ko tukiraho abagore benshi barababaye. Noneho bababara kuri kote yabo bakumva ko nimba huye n'umugore umwe babiri batatu baganira imibabaro yabo bakasanga abagabo muri rusange ni kimwe. Ariko nanone tugiye kuri kote y'abagabo bahuye bakaganira cyangwa tukabashaka tukababaza nabo wabaza babiri cyangwa batatu bakubwira ngo abagore bose ni babi. Yego. Ariko ntago abagore bose ari babi. Nta nubwo abagabo bose ari babi. Ahubwo umuntu ashaka kubera mubi ku giti cyawe. Ariko ntabwo wabifata muri rusange ngo abagabo bose ni babi cyangwa abagore bose ni kimwe. Oya, ntago abantu bose ari babi. Ku ruhande rwanjye ntago navuga ngo ntago nababaye, nanjye mfite byambabaje kandi mbabajwe n'abantu wenda batandukanye. Ariko ntago nafata abantu muri rusange ngo nuko wenda abantu bitwa ba Clarisse bambabaje ngo ba Clarisse bose ni babi barananiye. Iryo ni ihungabana. Ni ihungabana umuntu abasanzwe yifitiye ibibazo bye yahura n'umwe babiri se akumva bose ni kimwe. Ejo bundi yari umunyakenya wavuze ngo mwanaume mzuri ngo ni yule mwenye kurangata. Yesu we. Urumva bantu badukurikiye rangata na ahantu dushingura inaha muri Nairobi na ahantu dushingura Nirimbi. Yesu we. Arabivuga ngo mwanaume mzuri ni yule mwenye akorangata. Hao wote wako hai wameisha. Ani hakuna mzuri. Ndamubwira naho ntago ari byo. Ibintu uvuga ntago ari byo. Aho kanuka tuvugire mu Kinyarwanda. Igiswahili arimo abantu dukurikiye wenda batumva Igiswahili. Urumva yavuze ngo umugabo mwiza wenda tuvuge ni umugabo uri rusororo. Ego. Ko nta mugabo uri hayi uri muzima ugenda mwiza uhari. Urumva ni ijambo rikomeye. Abafashe umubabaro uburemere bw'umubabaro we agashaka kubushyira no ku bantu bose kandi n'abana be ni babise. Yego. Na papa wese ni mubi. Ntago abantu bose ari babi. Rari umuntu yakubabaza umuntu yaguhemukira ku giti cye. Ariko ushobora no guhura n'undi akaguhoza amarira. Ushobora no guhura n'undi akakubera mwiza. Ntago rero twafata ngo runaka bikunda kuba mu bantu cyane muri Afrika bavuga ngo ubu bwoko ngo ni bubi. Wahura n'undi nayo ngo ubu ni bubi. Wahura n'undi nayo ngo umugabo wabaga yego nta mugabo mwiza ubaho. Ariko ibyo bintu ntago ari byo. Abantu bakwiye guhinduka tugatekereza ko nimba wowe runaka yaraguhemukiye runaka we ntarahemukira umugore we. Barahari beza kandi bafite ubwenge bakora inshingano zabo bareberera abana babo bareberera famiye zabo bakundana. Barahari. Ako nk'uwo muntu aba yarababaye go umuntu ujya gutobora iryo jambo ashobora kuba bura ni nk'iki gishobora kuba nk'umugabo ashobora kuba yakorera umugore cyangwa se umugore akaba yakorera kuko ahangaha ntago tuvuga ko nubwo twagendeye ku rugero twahawe n'abadamu bagenzi bacu bavuga ngo abagore ngo abagabo ngo ni umwanda cyangwa ngo abazima ngo nabashyinguye mu marimbi. Ntago bivuze ko hatariho n'abagore babi nabo babi nk'uko Gogo yabivuze bwa mbere ati abagabo nabo bateranye bakaganira bitewe n'ibikomere bagiye bagira ku bagore babo bashaka kuvuga ati nta mugore nta ese ni nk'igiki tugende wenda ku bashakanye cyangwa bahuye n'abagore n'abahuye n'abagabo nk'umugore ashobora gukora ku buryo umugabo avuga ati mva
nta mugore nigize mbona ntawe rwose abagore bari ba mama bajya babivuga gutyo ngo umugore ni mama ngo umugore ni mama ngo abandi bose ngo noneho n'umugore nakavuga ati igikomere yagize cyangwa kikamutera ko yavuga ngo all men are trash ngo akahita afata abagabo bose akabashyira mu gatebo ka wa undi wamubabaje. hari ikintu mbajije kirakomeye ariko imibabaro ni myinshi ahubwo ikibazo ni ukuyisobanura. Yego. Kandi ibintu birahari, hari ikintu umugore yagukorera. Ndatubanze ku bagore, njyewe ndi mukuru wenda si cyane ariko ndanakuze, hari ibintu umuntu aba amaze kubona. Abagore babi barahari pe, hari abagore babi. Burya umugore mubi wa mbere ni umugore utagira impuhwe, kandi abo bagore barahari narababonye. Umugore utagira impuhwe, umugore wijishura umwana we akamusiga mu rugo, akagenda akambara neza, akarya, akamara imyaka. Yewe mfite urugero, hari umudamu nzi yafataga umwana we nabi, afite amezi 8. Arangije umuntu aramubaza ati se kubera iki umwana ameze gutya? Avuga ati se yarampemukiye, ntabwo uyu mwana namuha ibere ryanjye. Urumva icyo ni ikintu gikomeye, kwima umwana ibere waramukuye mu nda yawe ngo nuko ise yaguhemukiye. Hari abantu b'inyamaswa, urumva nk'uwo mugore nimba atagirira umwana we impuhwe uruhinja, ntabwo wakwizera ko nagera iwe mu rugo azakunda umwana wundi, umugabo. Kuko umugabo ni umushuti, umugabo ni umuntu mwiyunga mugakora ikindi kintu mutari cyo, mugakora famiye. Ni umuntu muhuye ari mukuru, ntabwo ari umuntu wanze umwana w'uruhinja nagera mu rugo azita ku mugabo we. None ibaza uwo muntu ko nshimye ko umugabo we yamuhemukiye, we avuga ko yamuhemukiye ariko ntabwo kote yindi twari twarayumvise. Nimba uwo mugabo yarananiwe akigendera, umugore akavuga ati so yarananiye, yarambabaje, singuha ibere ryanjye. Uwo mwana kugeza ubu ahantu ari agize imyaka 14, nyina ntaraza kumureba. Nyina aho ari se weho wenda yashatse undi mugabo abyara abandi bana. Nta makuru yabo nongeye kumenya ya nyina, ariko umwana ngiye nyumva ayo magambo nagerageje kumufasha kuko yaramutanze nyina mwikuraho. Turamufasha uko dushoboye. Umwana ariho arakuze, ari muri segonderi, bari mu wa mbere. Ariko se ku mugani umugore nk'udafite impuhwe rero ngo yagirira impuhwe uwo babana, kandi ko mu kubana bari ups and down, hazamo utuntu tumeze. Abantu babi barahari, abagore babi barahari, kandi umugore wabaye mubi arusha n'abagabo. Kuko umugabo nta kindi yaguhemukira uretse kugukubita, wenda aragukubita, ntaguhahira, ariko ubonye uko wihahira wakwitamika, umuhunze wabaho nimba izo nkoni wazi. Ariko umugore waguhemukiye urinda upfa ukimwibuka. Umugore agusigana abana b'impinja, akagenda akajya Dubai akakwibagirwa, akarwana n'impinja, nta kintu wamugize. Abagore barahari babi, umva mw'ababyeyi mwe murahari aho muri. Rwose abagore batagira impuhwe, kwirirwa muririmba ngo abagabo barabananiye, ujye ubanza urebe nawe urinde. Hari abantu bananirana pe, umugabo akakunanira neza, akajya ataha yasinze, akagukubita, ntazi inzu mubamo, ntazi abana icyo bambara. Umbabare ni hari ijambo, oya nukuri ni byawe, hari ijambo urihangana ariko tugomba kubivugaho. Iyo ngeze ku mibabaro y'abantu baterana birantusha, kuko nabonye impande zombi harimo abahemuka.
harimo n'abigiza nkana. ye baba we uvuze rero kuri ako kantu k'umubyeyi kugira ngo turebe ku mugore ushobora kuba mubi. Nanjye mpita nibuka akantu, nanjye ndafite urugero rw'umubyeyi rwose ubwira umwana amagambo atakwiye kumubwira. Buriya umwana niyo yakubabaza gute, abana bagira amakosa, natwe twabaye abana twarakosheje tugakosa, ariko umubyeyi ahora ari umubyeyi. Buriya Imana abagore ntekereza ko Imana turemanye impuhwe zidasanzwe kurusha iz'abagabo bacu. Rero umubyeyi iyo ataye ububyeyi, kandi iyo tugiye kubana n'abatware bacu tuba tugomba kubabera ababyeyi. So iyo rero wataye ububyeyi bw'ububyeyi ntabwo ushobora kubana n'umugabo ngo bigende neza. So niho handi umugabo nawe azagenda avuga ati abagore reka. So reka tujye rero ku bagabo. Abagabo nyine urumva navuze ku bagore, nawe gerageza ku bagabo. Urumva niwe mutumirwa dufite uri kudufasha kuganira kw'ibi bintu. Gusa turasharinga ku bitekerezo uko mbyumva nuko nawe byumva kugira ngo tubashe kuzuzanya. So nk'umugore ni nk'iki umugabo, ni nk'iki wenda tuhere ku marangamutima yacu abagore, ni nk'iki umugabo ashobora kugukorera akakigukorera ku buryo ushobora kuvuga uti abagabo cyane cyane ko ntekereza ko umuntu uvuga ngo abagabo bose ni bamwe, hari ntabwo aba yarahuye n'umugabo umwe. Amaze gukora ubushakashatsi abagabo barenze 2, kubera ko nta ufite umugabo umwe deja nta kuntu wajya gushyira muri rusange ngo uvuge ngo ababazi, sibyo? Sababazi buriya n'umugabo nawe ujya kuvuga ngo abagore nuko ababazi, sibyo? Abazi umugore urenze umwe. So rero ni nk'iki abo bagabo uko umuntu wahuye n'abagabo batandukanye, ni nk'iki abashobora umugabo duhere nko nari mvuze ngo duhere nko ku marangamutima yacu twebwe ubwacu. Umuntu ashaka kugukorera wenda ukavuga ati umugabo wa mbere yakoze iki, umugabo wa kabiri akora iki, bishobora kukwereka ko bameze kimwe. Ese barabikora ku buryo udashobora, cyangwa natwe tuba dufitemo uruhare rwo kutihanganira ibyo bintu, cyangwa se amarangamutima yacu aratandukanye ku buryo tutakira ibintu kimwe, ku buryo kuko ababyeyi bacu iyo umugabo uzi ati abagore bari abakera cyangwa abagabo bari abakera, ababyeyi bacu nk'ubu kuri kino gihe divorce ni nyinshi, sibyo? Divorce ni nyinshi kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine byo kutakirana, reka mvuge gutya. Kandi ababyeyi bacu bazirambagamo bakubitwa bagira gute. Ese ni nk'iki we wumva umuntu ashaka kugukorera ukaba wakibohora ukava ukaruvamo ukemera? Buriya reka mbabwire mwabantu mwe mukurikiye Hirwa Clarisse, urugo kugira ngo ufate umwanzuro wo kururekura, njyewe ukuntu mbyumva kiba ari ikintu kiremereye, kuko urugo ni rwiza, ni ishema, rukuyemo ibintu byinshi cyane, ni icyubahiro, ni ibintu byinshi cyane. Kugira ngo upfe kururekura ni ikintu kiba gikomeye, yaba ku ruhande rw'umugabo yaba ku ruhande rw'umugore. Ndatekereza ko ari ikintu kiba, njye niko mbyumva, ntekereza ko ari ikintu cyaba gikomeye. Ese go tunyurire ku mayange, ni nk'igiki wumva utakihanganira ku buryo umuntu ashaka kuvuga ngo abagabo bose ni bamwe, nawe ukavuga uti ngo ni bamwe ni ntabwo navuga ngo wenda ngo ni nk'iki ntakwihanganira. Muri ikintu cyose wakihanganira wabishatse, ahubwo akenshi haba harimo ikibazo cy'urukundo. Abenshi muri iki gihe bashaka kubera impamvu, abantu bashaka kubera urukundo ni bake. Noneho yagerayo urugo si imikino, akabona noneho ibihari birusha ya mpamvu yarakurikiye, bikamunanira. Ariko muri make abagabo babi nabo babaho, kimwe ko nta muntu mwiza ubaho,
100% ngo ni marayika keretse ndavuye mu ijuru kandi nta marayika urakora ubukwe mu isi ngo basi tubabaze rero abadamu cyane cyane muri rusange ngenda ndavuga wenda nk'abo tumaze kuganira uko nge nganiriye n'abantu benshi muri rusange usanga ibintu bituma abagore bareka ingo hano ubwo ari ibintu biremereye buri umugore ni umuntu ushoboye umugore uwanze guhaha urashaka kuvuga ati jewe uru rugo nzarwizirikaho nzahaha n'inzu yewe akayukubakira ariko mwumvikana ikintu cya mbere gituma umugore avuga ati uru rugo rurananiye ndaruretse ntabwo ari uguca inyuma guca inyuma wakwihangana mugashaka kuvuga ati mbabarira byagenze gutya za Foroza yaje aha wenda bigenda gutya arananiza urumva ukamubabarira kuko turemanye imbabazi rwose abagore yabyara hanze pe ukamenya n'abana ukavuga uti ahubwo jya ubashyira n'ibiryo ukamubabarira ariko ikintu cya mbere abagore badakunda utuntu duto wamurebye nabi urumva yatetse ntujye uvuga ngo urakoye ngo watetse neza yagutereye ipasi ntuvuga ngo sheri wakoze yagize kuri birthday yawe yakoze uko ashoboye wapi ntago wamushimiye mbese agenda gusomamo utuntu buhoro buhoro aho twatu virusi tukagenda twica urukundo amarangamutima urumva agasasa agashyiramo n'indabo ukajya utera umugera turi ku bintu n'ibiki biri ku buriri ukigizayo ntunavuga uti se wow kandi wenda ruzi ko nakozaho ukuguru ariho uvuga ati mana we umugore mwiza aguhobere wapi avuga ati ninde umuntu wazanye ibi bihuru mu buriri ibihuru mu buriri abagore rero burya ajya gusenya abenshi muri rusange aba yaragiye asenyuka buhoro mu marangamutima buhoro yagabuye ntiwashimye yagukoreye iki ntiwashimye yaguhamagaye umwitaba nabi ntago umubwira ngo uri mwiza ureba neza mbese tuba dushaka utwo tuntu utwo nitwo dukura aho wasanga umugabo wenda rimwe akoze nk'agakosa agenda avuga uti ubundi warandaniye urekeye kizima wa mugani w'abaganda wanyanze kera ntunkunda kandi umugabo akenshi nta mwanya abifitiye nta nabiha umwanya ahubwo bakavuga ati ariko se kuko ibyo bintu simbikora rero umugore uhaguruka wundi akagenda ni umugore udahahirwa kandi umugabo afite ubushobozi umugabo adafite ubushobozi akenshi barihangana ariko umugabo afite ubushobozi afite buri kimwe ariko nta guhahira nta kwambika ntamenya ngo abana bimeze bite ibintu byose niwe wizirika kandi umugabo afite ubushobozi umugabo utagira responsibility ngo amenye ibimureba bikore abagore dukunda intare urumva ukunda ube wumva ko ufite protection umuntu ukurinze abantu asitara umuntu yakureba nabi ngewe mfite nk'urugero hari umugabo waje gutuka mama mu rugo kera turaba aramutuka mari koza muri umuna wanjye aramutuka ntago namuvuga amazina nto twakoranye bamenya ariko baravyibuka aramutuka papa yaravuye ku kazi ari saa sita ari ku meza aramwihorera ariko ubwo uwo mugabo byagaragara ko ashaka papa ariko papa yaravuze ati nimba ugeze ku rwego rwo kuntukira umugore yarasohotse aramwihorera ajya ku kazi papa ari umugabo w'imfura ukunda gutuza akabanza akareba ibyo ari byo aragiye ajya ku kazi nanone ejo saa sita umugabo arazituka mama papa aramwihorera aragenda agura inkoni akamucaho ngo utamuzi aragenda agura inkoni umunsi wundi ukurikiyeho yaragarutse yaramuhannye aramuhana abaturage barazatera nagukubiti
kuko warabazengereje umutukira umugore yaramutukaga akavuga n'amafaranga bakoye mama n'inka n'ibyo nuko bagiye bwa mbere yari umuntu w'inshuti ariko agenda agasinda akaza papa aravuga ati nta by'inzoga yego yaramukubise ndavuga nti niyo mbyibutse ndavuga papa wari umugabo rwose abagore dukunda gushyigikirwa kugira gute niyo twaba turi mu mafuti hari igihe dushobora no kwigira nabi turi mu mafuti ariko umuntu wawe akagushyigikira wenda akaguhanira aho abandi batari bari kwaho handi buriya umugore iyo umuntu amubwiye nabi ukabona umugabo aravuze ati nk'uwo mugore uramuhora iki avuga uti wawe kino gitipe ego kumva abaye mwiza kandi nubwo yaba atari mwiza agahita aba mwiza kuri wowe kubera arakuvugiye aragushyigikiye ariko niko mbyumva niba umuntu tubaye umwe ntekereza ko umwanzi wanjye agomba kuba umwanzi wawe inshuti yanjye ikaba inshuti yawe sibyo ariko mukuri 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 so niyo abagore baba bazi kwiyenza kumva ko umugabo wa hari buza agatera abantu amakofi ariko nanone mukuri murakugirana abantu muganira mukabimenyanaho turi kuvuga rero ku bintu bituma abagore bava mu rugo bitangira gutyo yabona runaka agututse ukabona runaka agututse umugabo ntakome karibika umugabo tandengera rero tuba ari utuntu duto muri rusange ntabwo yakubwiye ngo sori witsamuye cyangwa wagize ibyago wapfushije umuvandimwe ntabwo abigaragayemo cyane ni utuntu duto muri abagore nta kintu badashobora ntiyazakubeshye umugore ajya kuva mu rugo byaranze ariko ibyanga cyane ni amarangamutima icya kabiri cyanga ni kuba adahahirwa atabona ibyo akwiye kubona kandi ubushobozi buhari sinzi namwe ko mu byumva abaduteze amatwi baraza kutwandikira hariya epfo muri afite ibimubabaza bye ariko njye nka goreti ntabwo nata urugo ngo umugabo yanciye inyuma sinata urugo ngo umugabo yabyaye hanze sinava mu rugo ngo umugabo ni umukene yego navayo kubera izindi mpamvu bwite z'amarangamutima yanjye nanjye aho turabihuje pe bya bindi uvuga uti uyu muntu ntahinduka ntabwo ashobotse niyo tubivuzeho ntabyumva mbese ntashaka guhinduka aragusuzugura nakubona nk'ikintu kidafite agaciro nakubwiye umuntu wese akeneye umuntu umubwira neza umuntu wese akeneye umuntu umufasha abagore rero iyo abonye iyo yiruhira akabona biremera atekereza no mu rugo akabona nta kintu musayidira muri mayindi ngo umubwire uti komera akenshi aravuga ati kangende n'ubundi nduhe ndigeye nyine abana banjye n'undi turuhane twenyine n'ubundi siko ntacyo adufasha aho kugira ngo ndere abana 3 nongereho n'uwa 4 kandi ashoboye nikambe bimurekeye mama we cyangwa abo bandi wenda ajyamo buriya abona ariho ameze neza muri make ibintu bikura abantu mu ngo ni ibintu bidasobanutse muri umugore uza kugira ngo ndagiye ngo runaka ngo yaciye inyuma ngo na runaka byohoye ni ubwana pe bibabwire mwe abagore ni ubwana ese mwe babarebye bakabakurikirana bagufashe byakubaye wabigenza umugabo umufashe akagusaba imbabazi bose uzazimuhe ukomeze urugo nta muntu udakosa ariko ntabwo icyo kintu cyatuma uhaguruka ngo wice famiye yawe wice umuryango abana bawe bajyane kurerwa n'undi muntu cyangwa se bagiye kubaho ntase ngo papa wawe ngo yagiye ahantu ngo atera akabarira ahandi hantu mwicare mu biganiro ahubwo mwumve ibitagenda neza mu bikemure sibyo hari n'igihe abagore babigiramo uruhare pe bakabigiramo uruhare gutuma umugabo wagenda iyo atari ingeso umugabo yisanga atari ingeso umugabo asangamo uragomba kubireba byose igikuru ni ukubabarirana buri kintu nabonye cyica ibintu byose kari umuntu udaca bugufi ngo agusaba imbabazi yakosheje cyane ku bagore b'abanyarwandakazi buriya tugira imitima yo kwihangana ariko kandi iyo byanze
biba byanze dufata n'ibyemezo. yego kabisa. Uko turi mu bantu bemera agahura n'ibibazo agahura n'ubuzima bubi, ariko ingo zacu tukazinambaho, urugo rukabaho. Rero umugore wagiye aba afite impamvu, kandi abenshi ntabwo akubwira ngo ni iyi ngiyi. hari n'igihe umunanira kuyisobanura ukabona nta busobanuro ifite, si bu ni iyihe, kandi nawe koko akayireba akayibura, ariko akumva umutima wona niyo amarangamutima twavuze. N'uba ayifite ntayivuge. Murangiye si nkunda umuntu ujya ku rubuga akavuga ngo ku ma TV ngo umugabo wanjye wanyuraga we yakoraga ibi ngo byagendaga gutya. Ahantu wabyaye umwana nakura ayo makuru akayamenya. N'abagabo nabo ngo umugore ngo yagiraga atya ngo reka mbivuge ngo reka urimo kwicira uriyahurira umwana, uramwangiza mu mutwe. Azavamo umubyeyi umeze ute, azavamo umugabo umeze ute, arimo yumva ibyo nyina akora n'ibyo se yakoze. Kandi abenshi nuko tuba tutumvishe n'impande zombi, wasanga undi nawe aje akavuga uruhande rwe, wasanga hari ibindi nyine bimeze ukuntu. Mu nzira habamo byinshi. Gutanga ubuhamya ni byiza, urakoze mama, gutanga ubuhamya ni byiza, ariko dusaba inema y'ubwenge bwo kubutanga, butangiza bitangiza ejo hazaza h'abana bacu tuzabyara cyangwa ibindi n'ibindi. So nuko rero hari akantu tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari akantu umuntu yigize kunyoherereza k'umugabo arimo aravuga ngo icyo wakora icyo ari cyo cyose, ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo unezeze umugore. Ngo nta kintu kibaho ushaka gukora ngo unezeze umugore. Mbese nyine umugore ntanyurwa, nta kintu na kimwe ushaka gukora ngo unezeze umugore. Kuko ibyo bintu mbikubajije nk'umumama wa mbere tukoranye ikiganiro, ningira n'amahirwe yo gutumira abagabo twisha tukaganira, icyo kibazo numva ashaka kuzakibabaza. Ese koko nta kintu na kimwe umugore aragoye mu kumunezeza, nta kintu ushaka gukora ngo kinezeze umugore? Uriya wasanga nawe afite ibibazo bye wenda bijyanye n'imyumvire, ariko ubundi nta muntu utanezerwa. Noneho abagore twebwe turishima kandi utuntu duto cyane, ahubwo uwo mugabo akeneye kuganirizwa, wenda akamenya kwanza icyo umugore wakunda. Wasanga wenda ahora akora mistake yo gukora ibintu agasanga yanyuranyije, wenda icyo yibwiye ko kiri bumushimishe sicyo, buriya nawe afite agahinda kuko wenda aragerageza bikanga. True. Afite agahinda, ariko hari ibintu byinshi wakora umuntu akishima pe. Ntugire ngo abantu babana badakundana, nta muntu wava ahantu gutyo ngo aza kubwira ngo tubane ngo wemere. Hari ibintu waramukoreye akishima, hari ukuntu aba yarakubonye akishima, kugira ngo ufate decision ngo tubane mu nzu, aba ari umuntu umubona ko muzashobokana. Rero uriya afite nawe ihungabana, ahubwo ntaramenya icyo umugore wakunda. Akeneye kuganirizwa kugira ngo amenye ikintu umudamu we akunda cyatuma yishima. Murakoze cyane. Abagore bashimishwa n'utuntu dutoya tw'amafuti, njye niko ntekereza, n'abandi twagiye tuganira bambwiye ko abagore banezezwa n'ubusa. Hari n'umugabo ndi mu Rwanda nabajije icyo kibazo, arambwira ati umva, ati ubwo utanejeje umugore uziko umugore umukorera ubuntu bw'amafuti, ntiyibuke bimwe bavuze ngo bimwe bavuze ngo guca inyuma, ibyo ngibyo bishobora gukurwaho n'akantu gutya k'amafuti, nka kwa kundi kumuvugira byakuraho amakosa akomeye yagize. Ni ukuri pe. Ariko simvuge gutyo ngo abagabo bagire ngo guca inyuma ni byiza, ntabwo ari byiza. Kandi ikindi hari uguca inyuma, hari no kubigira ingeso.
iyo bigize ingeso umugore abona ko ari agasuzuguro cyangwa se ntacyo akumariye akaba yahitamo kwigira ku ruhande. Wakosa pe umuntu yakosa ariko ntabwo byaba ingeso. Ni ikintu kitihanganirwa nubwo nakivuze kuri hari uwacyumva akavuga ati ngo ufite umutima udasanzwe ariko hari urwego ntageraho. Nakwihangana ariko hari aho ntarenga. Kwihangana kura hari akantu numvisha kuri TikTok kare k'umumama yari umunyamasengesho menshi cyane. Iyo topic reka nyireke tuzongere tuzayivugaho butaha mu byerekeranye no gusenga. Abadamu tujya gusenga cyane tukibagirwa inshingano n'abagabo bajya gusenga bakagirwa inshingano. Reka ibyo ngibyo tuzabigirire abo ngabo ndabarwaye uzantumire. urakoze icyo kintu tuzaya tukivugeho tukiganireho ko icyo kintu noneho dusoza n'akandi kantu kanyuma turi kugana ku musozo. Ni iki wabwira abadamu reka mvuge b'abadamu batuma abagabo bacu bavuga ko abagore bose ari bamwe? Noneho ni n'iki wabwira abagabo batuma abagore tuvuga ko abagabo ari umwanda cyangwa barutwa n'abarirangata? Ndumva ari icyo twasorezaho. Turacyafite igihe kinini tuzatugenda tuganira twungurana ibitekerezo. Reka utubwire ikintu wabwira abo bantu. Ikintu nabwira umugore icya mbere utuma dutukwa. Ego hari akantu ugize kumbwira ngo umugore yishe umugore mugenzi we, umugabo nawe yica umugabo. Umva nitwe twagiye twicana. Ego twagiye twicana kandi ntago ari byo. Ugasanga umuntu arabona isura y'umugore we arayibona no muri Goreti, ayibone no muri Clarisse, ayibone no muri Devota kubera cya kintu umugore we yakoze. Ariko reka mbabwire nukuri ntago ari byiza. Abantu babi mwisubireho. Hari abagore bagira ingeso nyinshi tuzabivugaho, wazivuga ntiyazirangiza. Hari abagore babashize ibisoni, hari abagore batazi kuvuga neza, hari abagore bashihana buri munsi urugo ukagira ngo uri ku rugamba. Nukuri pe ntabwo ibyo bintu ari byo. Buriya nubona umugabo wakerewe gutaha ujye umenya yuko arimo agira ngo basi asange wananiwe aryame kuko nazo ugifite fresheri ukirimo ibintu uri bukore. Reka nkubwira mudamu ni ukuri mwisubireho. Hari ugusuzugura umugabo ukarenza. Reka nkubwira umugabo si mwene wanyu. Umugabo ni umuntu wo kubahwa. Ntabwo wapfa kumufata uko ubonye. Ibi mbabwira nanjye ndi umudamu. Ibyo muhura nabyo wenda nahuye nabyo nibirenze ibyo ngibyo ufite. Ariko reka nkubwira umuntu wese akeneye kubahwa. Umugabo wawe mwubahe, nimba waremeye ko mubana mwubahe, nimba utaraviwe ubaha ingeso ze kandi umugirire ibanga. Wowe gutuma batuka abantu bose ngo batuke na mama wabo. Namwe bagabo rwose mbabwire mwo gutukisha abagabo bose. Abagabo bose ni umwanda n'ukuntu muri abantu beza. Abagabo bose ari umwanda. Abagabo mutuma abagabo batukwa barimo na bapapa wanyu. Ndagira mbabwire mwisubireho. Mumenye ingo zanyu, mumenye guhahira ingo zanyu, mwitangira ingo zanyu, mumenye iby'ingo zanyu. Mureke gutuma abagore babona abagabo bagahahamuka. Yego. Abagabo bose niba ugasanga umuntu arabwira n'umwana we ngo uri nkaso. Utaha igicuku ntuhaha, ntabwo uziriva nirikira, ntuzi ibyo ari byo. Rwose mwisubireho. Mwisubireho. Abenshi mwagiye murerwa muri imfubyi ndabizi, mutagira umuntu ubabwira ngo have iki ni kibi dore umuntu abana gutya anyura. Ariko wisubireho iyo umuntu yabyaye ahari ubwana haje ubwanwa arahinduka. Murakoze kandi tuzahura ubutaha ndabizi ko muzatubaza ibibazo byinshi. Tuzavuga no ku bagabo bumva ko ba providinze mu rugo bahashye
nimba bahashye bakoze bakuguriye imyenda bagize gute ibyo bihagije bibaye abo tuzabavugaho twitonze kubera ko twavuze ko ku bubabare hari igihe umugabo aba ataguhahira ashaka kutaguhahira akaguha tundi dutoya twavuze ese byo biba bihagije rero nubwo ashobora kuba yahaha akagira gute ariko utwo tundi ntadukore se bya byo biba bihagije ibyo nabyo tuzabiganiraho ubutaha urugo ni ikintu kinini tuzabivugaho ubutaha kandi namwe muzadufashe mujye muduha ibitekerezo ahasanga muri comments mutubwire ibyo mwumva twaganiraho mbese dushaka kubaka umuryango nkunda umuryango cyane banumva twakubaka umuryango nyine oya tuvuga nibyo sinzi ukuntu mba ndi kubyumva muri njye nyine nkumva umuryango burya ni mwiza igihugu ni umuryango ibintu byose ni umuryango abantu badashyize hamwe nta cyabaho twabivuga rero ukabona amasaha aratujyanye cyangwa turabirangirije kandi tugifite ikindi gihe cyo kuganiraho ku bintu byinshi ariko mama gogo ndagushimiye Imana iguhe umugisha hari ijambo umva amaze igihe ntavuga nje kuvugira hano tuzavuga ariko reka nkubwire ubundi mama gogo tukumenyereye nk'iki kudushyira mu mavuta yo kuririmba uri kumva ntago twasoza sibyo ntago twasoza utadukubitiyeho ku kantu niyo twaba ari uduce dutoya sibyo ndasaba namwe ubutaha nagaruka muze kwandika muri komenti mutubwire iyo muzamusaba kuri cyane cyane njye nakumenye nari ndi mutoya nakumenye kuri Yesu n'ufite urufunguzo nawe ukiri agakobwa gatoya narashaje mwana yego so indi nayo nkunda urayizi harya niye mu bantu hari umuntu urimo urabwira sibyo ngaho rero tunyurizeho gato rekanere oya reka turirimbane gatoya kuko nawe uri umuririmbyi ntabwo wancika oya uyu munsi ni uwawe ndirimba agace gatoya aho kuri iyo ndirimbo ivuga ngo ni Yesu ufite urufunguzo yego ni indirimbo imfasha ni indirimbo y'amateka namenye ko ari we urubitse numva ibintu byose birashoboka nagiye kuyihimba hari ahantu mvuye hari n'ibyo mbonye Imana ribaho umugisha ndaririmbaho gatoya ndayibatura ushaka indirimbo zanjye wajya kuri channel yanjye wandika Goreti uzamukunda official usangaho indirimbo zanjye za kera n'izubu ngubu ndi gukora ntabwo rero nasoza kandi ntabashimiye Imana ibaho umugisha iyi Nairobi tuyibanyemo neza Imana izakomeze bidufashe kandi mwambere umugisha muri famiye nkunda Imana igume bahagarike ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ni nawe umenya ibidukwiye kuko ari we ugena byose sinyitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo sibyo Imana ibaho umugisha naringiye wambabariye kuri mu bantu Imana yanjye wambabariye utangazaririmba twatumiye Hirwa akaducurangira twari ibyo ako kantu rwose nibyo sibyo ako kuri mukuru ako kantu ni sawa mbonye amazuba menshi nuko rero murakoze muhabwe umugisha gogo urakoze cyane naho ubutaha
nakagaruka uzagaruka Gogo afite ibintu byinshi byo kuduha kutubwira kuri Hirwandi Clarisse azagaruka murakoze rero kudukurikira mukomeze kusubscribinga kusharinga ibiganiro byacu kuduha like comments mutuhereze n'ibitekerezo murakoze turabakunda ciao ciao bye